aha mugomba kuja ndi wanairenza bagenda n'amaguru ahubwo navemo amagara generali. Murakoze. Utanyishimiye n'akazi ke ubwo biramureba, nta n'icyo wenda kuntwara, nta n'ubwo wenda kumbuza kuba uwo ndi we. Ariko ni byiza ko kumva kunze ko mbishimiye namwe munyishimire, siko bimeze. Aha, noneho rero mfashe ijambo ngira ngo nanjye ngira icyo mvuga kubera ko naje muri iyi nama, ngira ngo nashimire abayiteguye akarere ka Rubavu, umurenge wa Rubavu badutumiye muri iyi nama kugira ngo tuganire ku bintu bituma tugira umutekano tugatera n'imbere. Nibyo bintu bikomeye cyane binatugize twifuza. Hanyuma rero bamaze kuvuga batangiye bavuga n'ibyo bavuze cyane cyane umuyobozi wa polisi ndetse na meya, biragoye no kugira ikindi kintu kindi uvuga gitandukanye n'ibyo bavuze, kuba nashaka ikindi kintu gishya navuga. Ariko muri uyu murenge turacyafite abaturage benshi batumva impamvu yo gusaba ibyangombwa, bambukira aho babonye hose, kandi muri uko kwambuka bakambukana ibicuruzwa bitemewe kunyura muri izo nzira. Ubu nk'ano duhanganye n'urugamba rwo kubuza abantu kwambutsa amakara mu nzira zitemewe. Amakara, sima, ubu tumaze iminsi tubona abantu bambutsa inzoga, ariko ni nako bagenda bakazana ibintu tutazi, bakazana noneho n'ibintu byitwa manguo, ibintu biciriritse bidutesha n'agaciro. Twaremeje ko nta gare rinyura mu muhanda nijoro nyuma ya saa 12 kuko nta matara rigira, nta moteri rigira, rishobora nako amagare atara accident nyinshi muri uyu muhanda. Twarumvikanye ko iyo bigeze saa 12 umuntu arivaho akarisunika. Ubuyobozi bushatse guhagarika amagare, abaturage bafata amabuye batera ubuyobozi. Ejo bundi bwo inzego z'ubuyobozi zigiye mu isoko, abantu bakoze bagamije guhurizamo ibicuruzwa bya fraude, hari amakuru ko hari fraude irimo. Inzego z'umutekano zigezemo, abaturage bari barimo bafata amabuye barwanya inzego z'umutekano, bamena n'imodoka barayihirika. Ibyo rero ibyo byose urwo rusaku ntabwo ruratubuza kuvugisha ukuri. Nimukomeze, ariko uko kuri ntabwo tukunyura ku ruhande, uko kuri ntitukunyura ku ruhande. Kandi ibyo nabyo ni ikimenyetso cy'uko tutari twamenya kwanga ikibi ngo dufatanye, ahubwo tukagendera mu kigare. Kugendera mu kigare ni indwara ikomeye cyane, aho n'umuntu ufite ukuri atinya kukugaragaza ngo kugira ngo abandi batamubona nabi. Nyakubahwa Gavana, rero iki kibazo cyarabaye, cyaratubabaje, kandi ntabwo ari ukubeshya, n'ibimenyetso birahari. Ibi rero tukabifata nko kurenga umupaka, tukabifata nko kurengerera, mu gihe turi mu bantu bahamya ubuhangange, akamaro k'inzego z'umutekano ku gihugu cyacu, kuko twabibyiboneye ejo bundi. Kuko mwaratangiye mwataka executive w'umurenge na daso, muke mwatatse polisi, ubwo aho bukira murataka ingabo. Ntabwo tuzabyemera, icyo turakibabwiye, kandi twaje hano kubabwira ngo nimurekeraho mukuru w'akajagari ko mukopera ahantu niba mubyanze. Turashaka abaturage bacu bafite gahunda kandi bagakira kandi vuba. Icyanyuma rero tuvuze ibyo ngibyo, reka mbisabire ikindi. Nyakubahwa meya rero na executive n'abandi, ikindi nabasaba kitari icyo abandi bose bavuze,
ndagira ngo mbasabe nyamuneka, mufite ubushobozi bwo gukora ibyo ngiye kuvuga, mufite byose ntacyo mubuze, reka tugire isuku muri uyu mujyi. Murabyemeye? Uyu mujyi wanyu ukeneye isuku, ufite akajagari, ufite umwanda kandi nta kintu